Ndabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo kandi nongeye kubaha ikaze abantu mwese munkurikira kuri Olive TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi byiza bivuga ku buzima bw'umwana, ku bamutwite, umubyara ndetse na bwa rugendo rwose rwo kurera umwana, ariko nanone tukagaruka ku buzima bw'ababyeyi, ubuzima bw'abakobwa, kuko ni ba bandi nyine tuba turi gutegura kugira ngo bazabe abamama beza bita ku bana. Niyo mpamvu ibyo biganiro tuba tugenda tubinyuzamo, cyane yuko abantu bagenda batubaza ibibazo byinshi nyine bigaruka no ku buzima bwabo nk'abamama nk'abakobwa. Njye rero mubana muri ibi biganiro nitwa Olive Amadoctor, niyo mpamvu nifuje ko tuzajya duhana ibitekerezo tukungurana inama kugira ngo ubuzima bw'abana, ubuzima bw'umukobwa n'ubuzima bw'umumama burusheho kugenda neza, tubifatanyijemo twungurana inama, tuganira, duhana ibitekerezo nyine, kuko nicyo ubundi umuntu wese aba akeneye kugira ngo arusheho kumenya ibyo akosora n'ibyo nyine akwiye gukora neza kurushaho. Rero nongeye kubaha ikaze, Uwiteka abahe umugisha mwese abantu mufunga iki kiganiro, kandi nimba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, nimba dusanzwe tubana nawe kanda ku nzogera, kanda like kugira ngo ujye uha amahirwe no kujya abantu benshi bagenda babona iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye kuvuga topics nziza abantu bagiye bambazaho cyane, ngo ni iki nakora ngo kuko ngo ngira imihango ihindagurika, ngo njya mu mihango 3 mu kwezi, njya mu mihango 2 mu kwezi, nirenza amezi 2 ntagiye mu mihango, which is bad, kuko bishobora gutuma nyine ugira ibibazo byo gutwita, nimba wifuza umwana, nimba uri umumama wifuza umwana, nimba uri umumama warabuze urubyaro, bishobora kuba bimwe mu mpamvu bishobora gutuma kubona umwana nyine bigorana. Ni byiza kugenda usobanukirwa ibibitera, icyo wakora kugira ngo urusheho gutuma ibyo bihinduka, izo mpinduka zose zigabanuka. Nimba uri umukobwa, ni ibyo ukwiye kumenya kuri bwa buzima bwawe bw'imyororokere, kuri bwa buzima bwawe bwo kujya mu mihango, kugira ngo nyine urusheho kumenya uko witaho. Ubundi hari ibintu byinshi nakwifuza kuvuga muri iki kiganiro, ariko nzagenda nyine mbigarukaho. Uyu munsi ngiye kubwira ibintu ushobora gutuma imihango yawe ihindagurika, ariko mbere na mbere, niba utazi kubara, nimba utazi ngo ubundi imihango yawe imara igihe kingana iki, ese ubundi uri iregera cyangwa uri iregera, ugira imihango ihindagurika cyangwa ntihindagurika, kuko kimwe mu kintu gishobora gutuma imihango yawe ihindagurika ni nacyo gishobora gutuma nyine ugira ibibazo byo mu gutwita, mu kubyara. Niyo mpamvu kubisobanukirwa ni byiza, kuko umenya buri mpinduka yose ibaye ku buzima bwawe urayimenya, ukamenya n'uko wagakwiriye nyine kugisha inama, kujya kwa muganga byihuta, kugira ngo nabo bagire ibindi bintu bakora bagufashe nyine ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Ubwo rero twatangiye twinjiye mu kiganiro. Ikindi kintu ubundi umwana w'umukobwa, umumama wese aba akwiye kumenya, aba akwiye kwibaza ngo se nimba njya mu mihango, imihango yanjye nyine ni ko yagakwiriye kubiza, kuko uzasanga harimo abantu bava cyane, ugasanga umuntu ashobora kuba akoresha nka pade 8 ku munsi, 5 ku munsi, then akabyara akumva ni ibintu bisanzwe, which is even abnormal, kuko nimba ushobora kwira ukoresheje agapaki ka padi, ni ibintu bigaragaza yuko urava cyane, ushobora no kugira amaraso make, ukeneye kujya kwa muganga nyine kugira ngo bakwiteho. Ikindi kintu ugasanga umuntu arava ajya mu mihango iminsi 10 yose, then akicarira akumva nkaho nta cyabaye. Ubundi umuntu muzima ajya mu mihango hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7, ibirenze ibyo bigiye munsi kuri ibyo biba ari ibintu bikenewe nyine kurebwa, hakamenyekana impamvu bitera. Ikindi kintu, nimba ari umuntu umara iminsi irenze nka 35 utarajya mu mihango, bivuze yuko imihango yawe iregera nyine, hakwiriye kumenyekana ikintu kibitera. Kandi nanone nimba uri wa muntu ujya mu mihango 2-3 mu kwezi, ukwiye kujya kwa muganga hakamenyekana ikintu kibitera, kuko biri muri kimwe gishobora gutuma rwose waba uri umukobwa uzagira ibibazo byo kuba watwita, uri umumama ushobora kuba ufite nyine aricyo kibitera kuba nyine utanatwitana vuba cyangwa igihe wifuriza. Ni byiza rero kumenya, ukamenya n'icyo ukwiye gukora kugira ngo imihango yawe ibe yasubira nyine kuba normal, kuko bizagufasha kugira ngo nyine
usobanukirwa ubuzima bwawe kandi usobanukirwe n'uko ukwiye kwikurikiranisha kuko ubuzima bwawe ni ubw'agaciro. Ntabwo ukwiye gufata ikintu cyose ubona cy'impinduka cyangwa kitagenda neza cyangwa se ngo ugifate nk'aho kidahari. Rero ubundi muri rwa rugendo rwacu nk'abakobwa nk'abamama rwo kujya mu mihango tuba dukeneye parti eshatu zose kuba zikora neza kugira ngo iyo cycle igende neza. Icya mbere ni ubwonko, kuko ubwonko nibwo butanga imisemburo ituma nyine y'amagi yacu akura akageza igihe aba release agahura na sperm, then nyine umwana akaba yakorwa, cyangwa hatabaho icyo gihe cya fertilization, nyine hakabaho ya process yose yo gutuma umukobwa cyangwa umumama ajya mu mihango. Rero ubwonko bugomba kuba bukora neza. Ndaza kubabwira ibintu bishobora gutuma nyine bwakwa affect ubwonko, bya bintu bishobora gutuma nyine iyo ntuzi yawe y'imihango ihindagurika. Iyindi organe igomba kuba imeze neza ni ovaries, kuko ovary niho hakurira za ntangangore zacu kugeza igihe zibaye released. Muri kwa gukura rero dukeneye umusemburo witwa FSH utangwa n'ubwonko. Iyo ubwonko bufite ikibazo ntibutanga uwo musemburo, bivuga ko ntabwo uzajya mu mihango. Ikindi dukenera undi musemburo witwa LH, niwo utuma za ntanga zamaze gukura neza zisohoka zikagenda aho zikwiye guhurira n'intangangabo. Ikindi iyo inkondo y'umura yacu ifite ibibazo nanone dushobora gusanga tutajya mu mihango. Tuvuga urugero, hari ikintu gifunga inkondo y'umura bivuga ko ntabwo nzajya mu mihango. Ubwo rero izo ntuzi eshatu zose zigomba kuba zikora neza kugira ngo umwana w'umukobwa, umumama, umuntu wese ukiri muri ya periode yo kujya mu mihango nyine igende neza. Ubwo rero tugiye gutangira turebera hamwe ni iki cyatuma umumama, umukobwa bagira imihango ihindagurika. Ikintu cya mbere ni icyo twita hormonal imbalance, nyine kuba imisemburo yawe itameze neza. Hari uko imisemburo yiyongereye cyane, hari no kuba idahari. Nk'uko nabibabwiye, iyo misemburo ibiri n'indi misemburo ituruka muri ovary yo twita progesterone na estrogen, iyo misemburo ishobora kuba yabaye myinshi cyane cyangwa yabaye mike cyangwa itanahari completely, icyo gihe uzajya ugira ibintu nyine byo guhindagurika muri cya gihe cyawe cyo kujya mu mihango. Rero iyo bimeze gutyo nyine haba hakenewe ibizami byinshi muganga aba ashobora gufata kugira ngo amenye ikibitera, then amenye n'ubujyanama yakugira cyangwa n'ubundi bufasha bwose nyine yakugira. Hama ikindi kintu gishobora kubitera, reka duhere ku mwana w'umukobwa ukijya mu mihango. Ubundi umwana wese w'umutineja, umwana ukijya mu mihango, ntabwo bitangaje kuba yagira imihango ihindagurika, kuko n'umubiri we uba utaragera ahandi uba uri stable neza. Umubiri we nibwo uba ugitangira iyo stage yo gutuma ajya mu mihango. Rero hari impinduka nyinshi ku mwana w'umukobwa zigenda zibaho ugitangira kujya mu mihango. Ndavuga abatineja, we birashoboka rwose ko ashobora kugira impinduka muri ya cycle yiwe yo kujya mu mihango, ariko bikaba ari ibintu bishira. Hari abo bishobora gushira ku myaka 18, hari abo bishobora gushira ku myaka 20. Ni ibintu bisanzwe, turamureka tukamuha igihe bikaba nyine byagenda neza, unless bishobora kuba bimuteza ibindi bibazo. Ku mwana w'umukobwa, ubwo ndi kumva aho mbasobanuriye, ni imwe mu bintu bishobora gutuma nyine agira imihango ihindagurika, ariko mu bintu biri normale turamumonitoringa tukareba ko nta zindi complication. Iyo nta zihari nyine aba akwiye gutegereza, iyo igihe kigeze nyine bigenda neza bikisubiza ku murongo. Hanyuma ubwo tubonye impamvu ebyiri, imisemburo ihindagurika cyangwa imisemburo ishobora kuba idahari. Ikindi gikomeye nko ku bamama bafite ibyo twita amasiste ku ma ovaries, icyo twita polycystic ovarian syndrome, which is common nyine mu bamama. Ni ukuvuga ngo nibyo bintu kujya mu mihango ihindagurika ni one of signs dushobora kugenderaho twinvestigatinga ko udafite nyine amasiste cyangwa utuntu tw'utubyimba kuri za ovaries zawe, nyine hakamenyekana ikintu gitera, then hakabaho kuba muganga yagukurikirana neza akagufasha ukamera neza, wenda imisemburo ikongera nyine ikamera neza. Ubwo nimba ugira iyo misemburo, iyo mihango yawe ihindagurika, ntukayifate nk'ibintu biri easy, kuko hashobora kuba hari impamvu ikomeye ishobora kubitera. Nyine ni byiza kwikurikiranisha kare
kugira ngo izo mpamvu zose zigende zikurwa mu nzira. Ikindi kintu, hari uburwayi bwinshi bushobora kwafekita nyababyeyi, bushobora kwafekita inkondo y'umura, ibyo byose bikaba nyine byatuma ujya mu mihango mu buryo buhindagurika, rimwe ntujyemo ubundi ukayijyamo, bikagenda ari ibintu byisubiraho. Icyo ushaka kumvisha ukwiye kwikurikiranisha neza kugira ngo bongere bagufashe nyine bisubire ku murongo, cyane yuko twabonye bishobora kuba ari impamvu ishobora gutuma gutwita bigorana, kuba udafite umwana ako kanya bigorana. Rero ni byiza yuko nyine haba hagomba gukorwa izindi investigation kugira ngo muganga abe yagufasha neza. Ikindi gishobora kubitera harimo kuba wenda ufite nk'ibibyimba ku bwonko, bishobora gutuma nyine icyo twita pituitary cyangwa hypothalamus idakora neza, nyine ya misemburo twavuze ibiri ntibashe gutangwa. Rero iyo idahari nk'uko mubyumva nyine uzajya ugenda ugira ama irregular menses, cyangwa hari imisemburo imwe yabaye myinshi indi ikaba mike. Izo imbalance zose zishoboka nyine kubaho zatuma nyine n'imihango yawe itagenda neza. Ibindi abantu bagira kandi ntibabimenye, hari kuba ufite stress. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite stress habaho impinduka mu mubiri we. Rero icyo kintu cyose gitera impinduka mu mubiri wawe bishobora gutuma n'uburyo imisemburo itangwa, harimo ibura, harimo ibidahari, harimo iba myinshi. Ibyo bintu byose biteza stress ku mubiri, bishobora gutuma ni ukuri ugira ibibazo nyine byo kujya mu mihango igenda ihindagurika, igaruka, igenda rimwe ukumva ngo uno munsi nari ndi mu mihango, ikindi cyumweru ngiyemo, ikindi ngiyemo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi biba bikeneye gukorwa nyine kugira ngo hamenyekane ikibitera. Rero niba bimeze gutyo, ni ukugira inama yo kugana muganga akagufata ibizamini, akagusobanurira, akaguha inama zose zishoboka kugira ngo ubuzima bwawe busubire ku murongo. Ikindi gishobora kubitera muri stress, ndavuga muri kintu abantu benshi batajya nyine baha agaciro, harimo nko kuba nyine yaba akirutse either indwara runaka, kandi nk'uko mubizi indwara nayo iri muri kimwe giteza stress ku buzima bw'umuntu, nabyo bishobora kuba byatuma nyine ugira izo mpinduka zose. Ikindi kintu gikomeye harimo abantu biyongera ibiro ku buryo bwihuse, cyangwa akaba yatakaza nyine ibiro ku buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo kwiyongera ibiro cyane cyane nabyo ntabwo ari ibintu byiza, kuko nabyo biteza stress ku buzima bw'umuntu, cyangwa gutakaza ibiro cyane cyane nabyo biteza stress ku buzima bw'umuntu. Ibyo byose bikaba byazana changes, cyangwa bikaba byazana impinduka kuri ya process yawe yo kujya mu mihango, then imihango yawe ikaba yatinda kuza, ikaba yaza vuba. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Ikindi kintu rero cyatuma nyine ugenda uzana ibyo bintu byose byo guhinduka ko kujya mu mihango, harimo kuba utari mental, nyine kuba wumva utari mentally stable, cyangwa ufite ikintu kiri kukudistabinga mu ntekerezo zawe, navuga kiri gutera ihungabana mu ntekerezo zawe. Ibyo bintu byose bizajya bigenda bituma nyine ushaka kugira ibibazo byo kujya mu mihango, ushaka kugira ibibazo byo gutwita. Biba ari ingenzi cyane kugenda ubimenya, then ukaba nyine wakwikurikiranisha kare, kuko abantu benshi hari ubwo nyine bajya babona utwo tumenyetso twose, ariko akavuga bizashira, akagira bizashira, ariko nyine ugasanga amenye ko afite n'ikindi kibazo yaratinze. Ni byiza nimba uri umumama, nimba uri umukobwa ufite ibyo bimenyetso byo guhindagurika ko kujya mu mihango, kujya kwa muganga kare. Haba hari ibintu byinshi, ubujyanama bwinshi muganga akugira, kandi ubuzima bwawe ugasanga bugenze neza. Ikindi kintu nakwibagirwa ni abantu bakoresha ibinini, either any contraceptive methods. Ibyo bintu byose, haba ibinini byo kuboneza urubyaro, haba inshinge, haba udupira, haba twa tundi two mu nkondo y'umura tugira imisemburo, ibyo bintu byose kubikoresha nabyo bishobora gutuma nyine ugira izo irregular menses. Niyo mpamvu nyine muganga aba agomba kugenda akuramo za mpamvu zose twagiye tuvuga, akagira iyo asigarana, then akaba yagira inama kugira, kandi ukongera nyine ukamera neza. Nyuma yo kubabwira ibintu byose bishobora gutera nyine ku mukobwa, umumama
imihango ye yahindagurika, ubwo ndi kumva nakubwira ibintu by'ingenzi, ndavuga ibintu nka bibiri cyangwa bitatu byagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, nimba wajyaga mu mihango ihindagurika, nimba ushobora kuba wasitaragoringaga mu kutwita ubona bidakunda, kandi wenda unagira n'iyo mihango ihindagurika, ndakubwira bimwe mu bintu ukwiriye gukora kandi bikaba byagufasha nyine ya mihango yawe igasubira kugenda neza. Ikindi ukaba nyine byanakwihutira kuba watwita nimba nyine wari ufite izo mpinduka zose kandi warahuye n'ikibazo cyo kuba utari gutwita muri ako kanya. Ikintu cya mbere nzajya nkora subiramo ni ikintu twita dayati. Uzi ko harimo umuntu ushaka kumara icyumweru atariye nk'imboga? Uzi ko harimo umuntu ushaka kumara iminsi ibiri atanyweye amazi? Ibyo bintu bibaho. Niyo mpamvu dukwiriye guhindura imirire yacu, kuko imirire niyo iditamayininga, iduha ishusho y'abo turi bo. Rero igihe cyose wibanda kuri bya bintu bisa nk'aho biri na toxic, ukibagirwa bya bintu birinda umubiri wawe, birinda indwara umubiri wawe, birinda stress umubiri wawe, uzasanga ariho ugenda ubona izo mpinduka zose zigaragara. Ni byiza rero yuko ubimenya kandi ukirinda rwose, kuko ibintu iyo ubyitayeho usanga hari impinduka nyinshi ku buzima bwawe. Tuvuge urugero, ubundi umuntu yagakwiye kwibanda gufata ibintu by'imboga. Imboga zibamo vitamine, zibamo amamayinero, zibamo ibintu byinshi birinda ubuzima bwacu, bituma ubuzima bwacu bumera neza, bituma immunity zacu zikora neza. Ubwo rero icyo gihe iyo ubyibanzeho bituma n'umubiri umererwa neza, ugasanga n'uburyo umubiri ukoramo biri kugenda neza, unless igihe uzajya uhereza umubiri bya bintu biri toxic gusa, ibintu birimo amasukari menshi, birimo amacarbohydrate menshi, which is not good nyine ku buzima bwacu. Ni ingenzi rero yuko niba ugira iyo mihango ihindagurika, ita kuri diet zawe, ufata ibintu nyine bifitiye umubiri akamaro. Nzajya mbabwira ubundi ukuntu umuntu yagakwiye gufata ifunguro rye kandi rwose ubuzima bwe bukagenda neza. Ikindi kintu, amazi se muzi ikintu akora ku buzima bwacu? Muri one of roles y'amazi ku buzima bwacu ni ugukora detoxification, gukuramo ibintu by'imyanda mu mubiri wacu, nyine haba amaraso, haba umubiri ukaba uri fresh umeze neza, toxins zose nyine bikaba byakora kuba zasohoka mu mubiri, eda mu nkari, mu musarani, ibyo bintu byose. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ushobora kumara iminsi ibiri utanywa amazi ahagije, menya yuko uri gushyira ubuzima bwawe kuri stress, uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Ibyo bintu bibiri ni ibintu umuntu aba akwiye kwibandaho cyane cyane, then warangiza ukongeraho ibyubaka umubiri, amagi, ibishyimbo, inyama, utwo tuntu twose. Ubu nibyo umubiri wacu ukeneye. Ibintu bya carbohydrate, ibintu bibonekamo ibintu biri mu bwoko bw'amagre, imiceri, ibirayi, ibyo bintu byose bibonekamo amacarbohydrate, nyine urabifata kuko uba ukeneye imbaraga, ariko ukibanda cyane ku bintu by'imboga bibonekamo amavitamins, imbuto, ikindi ukanywa amazi kugira umubiri wawe ntukagire umwuma, kuko umwuma uri muri kimwe gishobora gutuma n'ubundi umubiri wawe uhorana stress, umubiri wawe uhorana imyanda myinshi, umubiri wawe even mind, ubwonko bwawe nyine ukumva ntumeze neza. Muzabigerageze urebe, iyo wenda umubiri wawe udafite amazi ahagije, wumva nyine byagucanze, haba mu mutwe ukumva nturi gutekereza neza, ukumva umubiri wawe ufite udutege duke kandi utarwaye. Ni kimwe mu kimenyetso gishobora kwereka yuko nyine umubiri wawe nta nubwo ufite amazi ahagije. Ibyo bintu byose rero bishobora gushyira umubiri wawe kuri stress, bishobora gutuma nyine ugira nayo mihango ihindagurika, no gutwita nyine bikaba byagorana. Ikindi kintu cya kabiri uba ukwiye kwibandaho ni siporo. Siporo ni ingenzi, waba ku buzima bw'umuntu, ndakeka mwese mubizi. Ni ukuvuga ngo siporo ni ikintu gishobora kugufasha rwose kuba wanatwita bikoroheye, kuko siporo ifasha ingingo zawe, even ukuntu nyine ingingo nyinshi cyangwa organe nyinshi zimeze, ziba zikeneye oxygen. Rero niyo ukora siporo bifata kugira ngo ya oxygen igere mu ngingo zose, ingingo zose nyine zimere nk'aho ziri guhumeka neza. Siporo
idufasha ibintu byinshi, ndizera ko mwese mubizi, idukuramo za fatsi, bya bintu byose twariye bidakenewe, iyo ukoze siporo umubiri ubasha kubikuramo, bikaba byafasha nyine kugira ngo umubiri wawe na ya stress zose byatezaga bigabanuke, then usubire kumera neza. Ni ingenzi rero yuko rwose siporo, wa mama uri kugira ibibazo byo gutwita, umukobwa wumva utameze neza, uri weak, nta mbaraga ufite, byagucanze, gukora siporo ni kimwe kintu kizatuma umubiri wawe ukuringa down, nyine ukaba wakongera ukamera neza. Ikindi ni ukwirinda kubyibuha cyane, kwiyongera ibiro bikabije. Abantu benshi bakunda kuvuga umuntu iyo abyibushye ubona nyine ari umusirimu ameze neza, ariko mu by'ukuri nyine kwiyongera ibiro cyane, kubyibuha cyane, biri muri kimwe giteza stress ku mubiri wacu, biri muri risk ishyira ubuzima bwacu kuba twarwara diyabete, hypertension, umutima, ibintu byinshi. Kandi ibyo bintu byose nyine bishobora gutuma tugira n'ibibazo byo kugenda imihango yacu ihindagurika. Murabizi ko umuntu ufite diyabete ni ibintu bisanzwe biri common, cyangwa ukagenda ugira izo ndwara nyinshi za affect ubuzima bwawe. Kandi murabizi n'ubundi indwara icyo zikora ni iki, zishyira stress n'ubundi ku mubiri wacu. Rero ukaba wagira izo mpinduka zose, nyine bikaba byatuma ugenda ugira n'ibibazo byo kubana twita, nimba wifuza gusama. Rero kugira impinduka, guhindura uburyo bw'imibereho, imirire, biri muri kimwe kizagufasha kugira ngo n'ubuzima bwawe bwongere kuba normal, bugende neza, then ibintu byinshi bigenda bisubira ku murongo, nyine ubuzima bwawe bugende bumererwa neza. Hari ibintu byinshi navuga, ariko nanjye nzajya ngenda ngarukaho, kuko ndifuza yuko umwana w'umukobwa asobanukirwa ubuzima bwe bw'imyororokere, umumama asobanukirwa ubuzima bwe, kuko bigufasha kumenya impinduka yose ibaye ku buzima bwawe, ukamenya n'uko wakwikurikiranira. Ndibaza ko nukora ibyo ngibyo bitatu tuvuganye, hari impinduka nyinshi uzajya ugenda ubona. Abantu rero mwifuza no kumenya ubundi ukuntu ukwiye gufata ifunguro ryawe, ukuntu ukwiye kwifata buri munsi bijyanye n'imirire, muzanyandikire muri comment, tugenda tubafasha, tubagira inama, tubahugura, kuko ikintu cy'imirire ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane, gifasha kugira ngo ubuzima bwacu bumererwe neza, ubuzima bwacu nyine turusheho kugenda twirinda n'indwara nyinshi zishobora kudufata, zishobora gufata umubiri wacu. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, mukomeze kugubwa neza cyane, kandi niba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, ntugende utanditse igitekerezo cyawe muri comment, kugira ngo tujye tumenya byinshi mukeneye gusobanukirwa, turusheho kugenda nyine twungurana inama, twungurana ibitekerezo, kuko nyine ni ibintu by'ingenzi bigenda bifasha buri muntu wese kumenya ibyo akwiye gukora, cyane yuko intego yacu ni ukugira ngo abamama benshi habe hari ibintu bagenda bahindura bizafasha ubuzima bwabo, bizafasha ubuzima bw'abana, kugira ngo bukomeze kugenda neza. Murakoze, Uwiteka abahe umugisha. Bye bye.